tonight. Great fight of tonight. It is Sava. Show some love. Show some love. Show some love. Thank you so much. Show some love. Thank you. Thank you. One more time. Tonight, it is now awarding ceremony in amateur category. And a reminder, please stay around. The all games are coming in view. Yari danje man ibintu byose biratungurana ari ucunze nabi yakurangiza ahubwo naje nari ready nari mwiteguye ariko ni experience nziza pressure ari hejuru and ikindi kugira ngo wibuke ibintu byose witoje utazi opponent wawe icyatekereza mu mutwe ibyo byose rero byari imibare byasabaga imibare no gutekereza witoje nk'igihe kingana iki si ukwezi se twese twitoje igihe kingana hanyuma umaze ukwezi mwitoze yego resulta zivuyemo se urazishimiye bon kubera ko nari mbizi ko biri bugende kuriya ariko kuri mwakubonye ko namuhaye ibye byibura yagerageje nka kuri round ya kabiri niho yagerageje kuzana imbaraga ariko ya mbere n'iya gatatu namukubise sans défaut adakora bon nyine kubera yuko kategori nyinamo iratuma mbyemera kubera ko ndi corporate ntabwo ari professional so kwa nari professional ubwo nyine ndabyemera kuri corporate ikintu kiba gihari cereka aguye hasi akananirwa kubyuka yikuyemo mu kibuga atarangije imikino round eshatu zose nibwo babara yuko wowe watsinze ariko iyo mwese muzirangije niyo waba wamudihaguye ubwo babara nyine ko mwese mwatsinze nubwo munganyije ngagira ubutumwa wa Mama Sava Mama Sava nawe ukuri arakuzi jo nawe yibwiza ukuri azi ko namuhondaguye ariko nta kibazo kubera yuko twashinaga corporate ubutaha bazaduhe pro yaba pro bundi mwereke muhondi hanyuma Pendo dusoza kubona abafana bangana gutya mu mukino w'iterana makofe tutamenyereye cyane utazwi na cyane mu Rwanda iyi attendance yo urayivuga iki navuga ngo yari wari umukino wa mbere wa boxing wakorewe marketing ku buryo twawumenyekanishije n'ababishinzwe ku ruhande rwabo n'abakabimenyekanisha so nekereza ko ni ikintu babonye ko gishoboka ni ikintu babonye ko social media zifite akamaro kanini isi tugeze muri social media babibonye and ndatekereza ko nabaje baryohewe pe so next time tuzabure naho dushira abantu barebere hanze ku ma screen boxing n'umukino mwiza n'abakobwa nanababwira kuyitabira cyane kubera yuko haracyarimo icyuho mu bakobwa so baze n'umukino mwiza wa ambiance niyo bakudunda itama rimwe ribyimbye wagenda bagakanda ukagaruka ubuzima ntubeshe uvugisha ukuri hagarara nyine mvugisha ukuri kwameze yari match cyambere n'ubwa mbere nari ninjiye muri ring ariko nta nubwo byatumye ntera ubwoba cyangwa ngo nkubito hanyuma umukino w'iterana makofe wari umaze nk'igihe kingana cyo gukora imyitozo nari maze nk'ukwezi nkora imyitozo ariko alhamdulillah kuko ntago natsinzwe nawe ntiyatsinzwe ariko nta uko byari bimeze ntago mwanganyije twari dufite imyitozo mike first of all ariko nanone twakoze ibyo twari twarasabwe n'ubuyobozi buri gitekerezo cyaje gute cyo kuguhitamo we na Anitha ngiyi match ya corporate game abari mwe muzayikina habayeho body max breeding niyo yadupropoje ko twakorana ariko ica kuri Anitha mbwira ko twakorana so ndaza dutangira imyitozo mwagiye mubona ibiganiro bitandukanye twagiye tunakorera aha ngaha kugeza kuri uyu munsi finali kugeza mereza hano sha kugeza mfite iki gikombe mfite n'uyu mudari yari experience imeze gute kwibona muri ringi abafana bangana gutya ntabwo bisanzwe ko box yitabirwa kuri urwego iya tendency urayivuga hiki n'ubwa mbere nari ninjiye muri ringi nabanje kubivuga ariko nari nzi ko ari ibintu biteye ubwoba cyane numvaga nyine mbere ntarageramo navugaga ibintu ndaza kubishobora ariko ndashimana ko nabishoboye kandi byagenze neza Anitha avuze ko ukuri ukuzi uranganyije ariko avuze ko ukuri ukuzi nta kuri kundi guhari kuko ubundi kereka wenda yankubise ariko ntiyankubise rwose ahubwo agende neza ntamwongera Sava